bakunzi ba B-Info Plus ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi ntabwo ndabatevya mu kubaramutsa ngira ngo mwabonye yuko ndi kumwe na musaza Bicahaga. Reka ndamuramutse. Mbanze nero kizishiti zanje. Yego. Hanyuma nawe muramutse ngushimire. Turi kumwe. Urakoze cyane. Ngira ngo urabonye ikiganiro twakoranye ingene cyakiriwe. Baragikunda cyagize amakomantere menshi abagushigikiye abantuka uri n'abagututse ako sibije babyakiriye gute bo ni ibintu nkunda icya mbere ngewe ntabwo nkunda ko ibyo mvuga abantu babifata nk'ukuri buri gihe aho mbashaka abantu bacyarijinga donc banenga kuko iyo unenze uragira icyo bimbwira ikindi ngewe unenga ntabwo ari umwanzi wanjye ahubwo ampa gusobanukirwa deja banenga ndabakeneye me abashima nabo ubundi hari umugani uvuga ko burya ngo nta mwanzi utakwereka inzira nta n'umukunzi utakuyoba baro ngo iyo bundi mu buzima iyo ukora neza ugomba kugira abantu kote ikunenga na kote ikurwanya gushima donc irakunenga ni gushima donc ibyo ni ngombwa mu buzima bw'abantu kuko nta ugomba kuvuga ibintu biryoheye amatwi y'abantu niyo mvuga sibyo mbangamije simbangamije kugira ngo byo mvuga biryoheye amatwi y'abantu ahubwo mbagamije umusaruro uri imbere kuvuga utanga message ntanga message donc uko bayakira kose rero ntabwo mbagamije kubabaza simbangamije no gushimisha kuko ngamije gushimisha rero navuga donc iyo bigamije gushimisha no kwishimisha Kagame kuko kuma byinshi ariko siko nteye ngiro mvuga realite unga yakangaya ushima kashima njyo mbashaka ni ejo bundi urubyiruko rw'ejo zanoze okay umundi twinjiye mu kiganiro cyacu ngenzi tudugire gato cyane kuri kijya kiganiro duherutse gukorana cyavuzwe ko amajambo menshi aho mbere hariho n'abandonde barampamagara bambwira ngo bari y'abahutu bo mu Rwanda ngo bararira amaboko byaranse yuko bashobora kuba botera u Rwanda nkabo nyene kumbure ngo ijya message ngo bari yabayitanze bo bashatse kubesha leta y'u Burundi babone yuko bayereke yuko igeramiwe n'u Rwanda bikunde leta y'u Burundi ari itera u Rwanda mu kibanza aca bajya abagabo sinzi iyo commentaire ingene iyo commentaire reka mvuge ko uyu muntu wayitanze mushimire yankoze ku mutima ni commentaire y'ukuri kandi iri mu mico y'abari abahutu bo mu Rwanda cyangwa y'abantu biswa abanyarwanda ko burengeye abahutu n'abatutsi nkunda kubavangura kuko bicwa kimwe ahubwo ikibazo gihari gusa nuko hari abibeshya rimwe na rimwe ugasanga abahutu barikeka abatutsi cyangwa baravuga ko na guverinoma yi mu Rwanda ya Kigali guverinoma y'abatutsi ni uko biboneka emwe twanavuga ko ariko nge siko mbibona kubera kuko iriya doko bariya butegetsi bwo mu Rwanda ubu camakajweho wese ukoze ibyo bwo bwifuza ubuvuze nayo wese ubu muhutu n'umututsi nta kibazo barakorana nushaka ko warisha abantu igihumbi kukangisha ngo wisha abatutsi igihumbi ibyo warabakoreraga kuko iyo utice abatutsi n'ubundi ntago bari kubona ubutegetsi rero iyo abantu bishe abatutsi bo mu Rwanda nibo bahemba cyane kubera ko babahaye nyine donc nibo bari kubikundira kuko babahaye inzira kugira ngo babone iki ubutegetsi ntabwo rero mbona ko ikibazo cy'abari abagabo ntabwo ari buriya butitaga butisi bagitutsi ibyo abantu bagikureho si n'ubutegetsi bwa gihutu nubwo bigaragara ko abari menace cyane abo bashyira imbere abahutu ariko koko bagaragaza ko bakandamije ndetse bagashaka kwereka abatutsi ko ngo uburyo mvuko n'intambara ziri muri Kongo bavuga ko ngo barengera ngo inyungu z'abatutsi ibyo byose ni nambaraje ni ibintu bazidoko berekana ariko ntabwo abatutsi babashishikaje ariko umbabarire gato hano hantu twateye umbabarire kugira ngo tuduge abantu bari kwadutahura tumaze kubona ibihamya byinshi bivuga yuko iyo FPR inkotanyi bavuze ngo umuntu mu FDLR baba bamwise nukuvuga umuhutu wese ku bwa FPR bamwita uvuze uko iyo FPR ishaka kuvuga ko ishaka donc ijambo FDLR
irizana muri context yo kwerekana ko ngo abo bantu ari interahamwe ngo ari abantu bisha abantu donc mbese iturufu ya FPR ni genocide kandi iyo genocide bakaba ko yakorewe abatutsi ariko igitangaje cya FPR ntabwo iyo genocide bavuga ko yakorewe abatutsi FPR ntabwo ishishikajwe na rimwe gushaka uwayiteguye n'uwayiteye donc ntabwo ibyo bishishikaje mugabo FPR ivuga ko ari abahutu bayikoze ira genocide donc ishaka ngo bibe mu magambo ariko ntishaka ko hakorwa iperereza ngo ryerekane ko ninde wayikoze niba ari abo bahutu koko bayikoze ibi bahame niba kandi hari n'undi nawe muhame ibi rero njyewe mu mboni zanjye njye mfite ibimenyetso byinshi nka 99% byerekana ko FPR ari yateguye ibyabaye mu Rwanda FPR yonyine donc ni FPR donc ni FPR na wao ni bya ejo ko umugani kuvuga ngo uwafashe inga akayishyira mu bicu donc uwafashe FPR akayishyira hejuru na FPR nibo bateguye kandi bashyira mu bikorwa ibyabereye mu Rwanda uko byakwitwa hari abavuga ngo ni genocide yakorewe abatutsi abari mu genocide yakorewe abanyarwanda donc abantu ntabwo babihamya kimwe deja na Amerika ubwayo cyangwa se Loni ntabwo yemera ko genocide yakorewe abatutsi ahubwo ivuga ngo ni genocide yakorewe donc y'abanyarwanda bon iyo ugiye muri context ya genocide ubundi ntabwo umunyarwanda yakora undi munyarwanda genocide donc wenda umunyarwanda yakora umunyarwanda ariko ntashobora kumukora genocide kuko genocide no gutsemba abantu mudoko bafite icyo basangiye kandi wowe utari donc ariko ibintu byabereye mu Rwanda twabonye doko muri abo bavuga ngo n'interahamwe twabonyemo abantu turabazi abantu b'abatutsi bishe abatutsi donc tubonamo abahutu bishe abatutsi tubonamo donc no muri FPR ibyo bije turabona ko FPR abahutu irimo gukoresha barimo kwica abahutu donc nicyo gihe byari bihari bisobanura ngo ibi bintu ntabwo kubyita kubona ko ari genocide yakorewe abangaba ni ibintu bigize gute bigoranye cyane kuko niba hari umututsi wishe nyina akita nyina avuga ko nyina ari umututsi ntabwo mu by'ukuri ngiye wavuga ko genocide yakorewe abatutsi kubera kuko uwo mututsi yari ari kumwe n'abantu b'interahamwe donc b'abahutu deja iyo tugiye kureba ahubwo donc muri abahutu hari n'abandi bavuga ko yenda natangiye ikiganiro gatoya sinzi ni mako natangiye ikiganiro gatoya uranyihanganira gatoya ndi hahandi uzi ahubwo rero umusaza uragize icumara turaza kuganira no kuri mako urakoze cyane mako uri he uri kuruhuka sawa merci ndabise nze kubaza kuri mako mugabo nkundire gato tubanze duheze iyi sije nubwo twaciye twinjira cyane mu bya genocide numvise ko hariho n'ikindi kiganiro tumba gutegura wavuze ko ufite ibimenyetso birenga 100 bigaragaza ko genocide yateguwe na FPR akaba nabo banayishyira no mu nkiko ahangaha siho ngomba ko duhagarara ndashaka duhagarare ku bahutu b'abanyarwanda bahunze bataye igihugu byanse ko basubira mu gihugu imyaka irenga 30 iraheze ntiturabona ahantu bagabye ibitero ku Rwanda kumere kugira ngo bikunde ko baremere Kagame basi baje no mu nzira y'ibiganiro mugabo tukabona aba bahutu b'abanyarwanda nshaka ndabita ba FDLR kumbure cyangwa interahamwe bariko bashaka ko habaho ubundi mugwi uduva handi ubakorera igikorwa bakagomba gukora ku Rwanda ibyo nkora kubivuga iyo hari umuntu wavuze umunyepolitike sinzi hari igihe perezida w'u Burundi yigeze kujya bari mu Kirundo avuga ko niba mutera turutse muri Kongo nazatera aciye mu Kirundo ibi abahutu donc abarwanya leta barishimye bumva ko ndayishimiye abakora ikintu bigeze kumva Tshisekedi avuga ko yarasa Kigali yibereye Goma ibyo byose iyo bamaze kubivuga birambabaza
kuko njye mbona nta mpamvu n'imwe dusubiza na cya kibazo cy'abavandimwe doko ntabwo gutera igihugu ubwabyo no kuvugira imboka y'ikindi gihugu n'ubwo bwose hari ibimenyetso bishobora gutuma koko bishobora gutuma igihugu gitera ikindi kubera ko nacyo nyine cyakivogereye witabara igihugu kitabarira abashobora kwataka icyo gihugu nyine kikaba cyakwambuka n'imipaka ariko ko Habyarimana yakoze muri 1990 igihe ubugande bwamutera kuko ubundi Habyarimana yatewe n'ubugande kuko abamuteye nubwo bari mu izina ngo ry'abanyarwanda bo Kagame na ba Rwigema n'abandi ariko bari bambaye inyenyeri zabo z'ubugande UPDF ni ukuvuga ngo ibimenyetso byari bihari byinshi by'uko yatewe n'iki n'ubugande umuntu mbese hari ibintu navuga ko Habyarimana yakozemo error harimo n'ibimenyetso nanone bivuga ko Habyarimana hari n'utumenyetso twinshi umuntu aganira bya hari umugabo nkunda bamwita Sengiyumva aba mu Bubiligi yigeze gukora ikiganiro avuga ngo yibaza ngo kuki Habyarimana yagambaniye ubutegetsi bwe avugamo ibintu bitanumva biri logique ndavuga byashoboka koko urumva kubera ibyo ni utuntu twagiye tuba mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda gituma abantu b'abategetsi baragiye bakora amakosa n'amayerere yo kubera guhemukira n'abantu guhemukira abandi bakagenda bakora amayerere mu doko cyangwa se n'abandi abari abamugambaniye ari nawe bose bagiye bakora amayerere kuko abamugambaniye uyu munsi atakiri mu gihugu nabo barahunze bashyize amashyaka ya politiki yo kumurwanya nabo barahunze ikibabaje nuko uyu munsi bataragaruka ngo babone ko bibeshye noneho bavuge bati noneho dukore iki rero uyu mugabo wibajije iki kibazo kuki abahutu bo mu Rwanda bavuga abahutu ariko ngiye yuko mvuga abantu bose bahunze kuko ntago cyangwa dukoresha imvugo opposition ntago abahunze kiriya gihugu ari abahutu gusa hari n'abatutsi bahunze mujya mubumva rero navuga ngo bafite ikibazo gikomeye cyane wahoze uvuga ngo imyaka 30 nge nigeze kubabwira nti koma abantu bahunze muri 59 bagahunga ubutunzi bufite ari inka bashoreye bagahunga ubukungu bafite ari izo nka bagahunga amashuri bafite ari ayandi adakomeye nubwo ari bo bigaga bonyine icyo gihe ariko uyu munsi hakaba harunze abadogiteri hakaba barahunze bafite amadege bafite imbunda ariko bakaba batarigeze babasha kugaruka vuba na bwabo ikibitera ni iki kireba ikibitera ni uko buriya mandarite y'abahutu cyane cyane mu Rwanda bafite ikintu cyitwa ubucakaramu mu bwonko bwabo kuko bategetswe n'abari abantu babita imbwa ko bategetswe nabo imyaka irenga 400 bityo ko ari imbwa kandi nabyo si ibintu bivuzwe ubu no muri 57 hari inyandiko yanditswe n'abantu bakomeye y'ibwami bavuga ko ngo iyo nyandiko yitwa Mizo yavuga ko nta kintu bapfana n'abahutu ko bishe abahutu abami babo 19 bityo icyo gihe umwami Ndahindurwa yapfuye hano i Burundi yaramaze guca iteka yuko ibikingi bigomba kuvaho ufite inka agomba kuzigabana n'umugaragu we abagaragu bari abahutu abagaragirwa bafite inoza ari abatutsi ati umugabane izo nka ntibazongere guhaka ukundi ibyo byabaye muri 54 aho ngaho hanyuma kubera ababiri ibyo ari bimaze kuba muri Loni muri mu 1948 yari imaze kwifuza ko ibihugu bya Afurika byakwigenga ndagira ngo nongere mbwire abarundi cyangwa se abuzi ururimi ndi kuvuga ko biriya bitari urukundo mu by'ukuri bakundaga cyangwa se koko ari ubwige bashakaga kuko bashaka kugira ngo bakolonize Afurika mu bundi buryo atari uburyo twari dukoronijwemo ariko n'ubu turakeye muri colonization donc yihishe kuko icyo gihe bavuze gutyo ariko Amerika yagira ngo ibone uko profita yirukana ibihugu byakoranizaga u Rwanda cyangwa donc ibihugu bya Afurika noneho nayo yinjire
itagira ibikoronize mu bundi buryo ibyo kandi byarabaye n'ubu biragaragara donc Shimire Traoré watangiye kubyikuramo donc kandi donc Shimire donc na Gaddafi yari yatangiye arabizira ibintu nk'ibyo ngibyo rero uyu muntu wibaza ati kuki abahutu bo mu Rwanda batirwanaho ibi ngibi ni ibintu biri muri kamere yabo kuva babaho kubera kuko urebye ubwinshi bwabo urebye nuko ubwami bwagiye bugenda urebye kugira ngo ubwami bw'abanyaginya bukunde bwimakaze mu Rwanda n'ubundi abamenye amabanga y'ubwami bwari buriho n'abahutu bagiye kuvuga amabanga y'abami n'abahutu bagiye kwamenera Ruganzu ibyo ngibyo byose rero n'abahutu bagiye batanga bitanga bakicwa bakagirwa ingaruzwa muheto bakagirwa abacakara bo ubwabo babigizemo uruhare ntabwo bari abantu bigeze bahaka abahutu cyangwa se bica abahutu kubera imbaraga babarushaga ahubwo baba bakoreshaga bo ubwabo ntabwo nako na jenoside bavuga ko yemejwe na Loni n'abahutu bayemeje ubwabo bari biyemeje ubwabo nabavuga n'amazina nka Gasana Anastase bon ndeka nafite kumukunda aracyari muri Amerika uyu munsi donc yari umuntu uri muri opposition yarwanyaga Habyarimana yari umuhutu wo muri Gikomero yarazi neza mbizi neza ko yarazi neza uburyo FPR irimo kuca abahutu kandi neza ko bitari mushimishije nzi ko byari bimubabaje ariko natangazwaga n'ukuntu ajya ku maradiyo cyangwa ajya imbere y'abazungu kubasobanurira uburyo abahutu bene wabo bishe abatutsi urumva bo yirengagije ko FPR yinjiye muri 90 yica idarwani yo yicaga idarwani kuko mu buce yinjiyemo zaba za Byumba Ruhengeri n'ahandi ntabwo yigeze yerekana abatutsi runaka ivuga iti dore abangaba narabarokoye urumva ariko nibagera mu buce abishinja bari barimo abo bita interahamwe cyangwa se abari muri FDLR bazasanga umuntu kuko bone yari interahamwe ariko basangiye mu nzu ye barasanze abatutsi nka 20 yarokoye kandi yari umuhutu urumva bo kandi uwo muntu wenda usange nta nako byamuje kuba yarisha ni wenda n'abandi batutsi babiri cyangwa batatu cyangwa 10 ariko hamwe nuko yisha bamwe batutsi ariko yarokoye abandi batutsi uyu muntu rero sinzi niba uyu muntu wavuga ko uyu muntu yakoze genocide kuko hamwe nuko yisha abatutsi ariko yarokoye n'abandi batutsi ibyo umuhumuriza gacaca za byarabaye mu Rwanda bakabishinja umuntu akavuga ati nge narokowe na kanaka ariko yishe kanaka ubwo se umuntu warokoye kanaka umututsi ni gute wamurega ko wamushinja ko yakoze ihunyabwoko kandi hari abantu bari muri ubwo bwoko atishe ibyo ni ibintu biruje rero abahutu mu Rwanda bafite ikibazo gikomeye cyo kutabasha kwirwanaho bagategereza ko arabarwanaho kuko no kugira ngo babone independence bakureho ubwami bashyiraho repubulika bategereje ko haboneka ababiligi babaho ubutegetsi ntabwo aribo babwirwaniye donc iki rero kikaba ari cyo kibazo nyine donc nyuma yuko ababiligi babahaye ubutegetsi bakamufata batarushye kubera ibibazo kuko kumva nyuma yuko abakoroni donc Loni isabye ko Afurika yakwigenga abari basinzwe bigenga bari bafite ubwami n'abatutsi bari bategeka u Rwanda bo hari imyaka yahise bari bigenga bafite ubutegetsi nk'abo nyiri bigenga noneho abahutu bo barahakwaga n'undi barabagaragu barabasha hanyuma bigeze muri donc abatutsi rero bivuga ngo kuva muri za 1895 hari pouvoir ubutegetsi bw'abami b'abatutsi bwatakaje kubera abakoroni noneho bumvisha babo bivuze ati noneho Afurika n'Igeri bishimiye ko iyo pouvoir yabo yagaruka noneho bagaragaza ko bishimiye icyo kintu noneho batangira kurwanya ababiligi bari babakoresha noneho ababiligi nabo baje bagakorana nabo bakatiza amaboko bakanabafasha gukomeza gukandamiza abahutu kuva muri mwaka w'1995
kugeza mu 1950 nyine nyuma y'uko Loni imaze gufata ibyo byemezo bamaze kubona ukuntu b'abatutsi bafashije iyo myaka yose kugeza muri 50 donc babigaranzuye noneho bakavuga ati none turashaka ko tuvira mu gihugu tukigenga bibutse ababirigi bibutse ko hari igice cy'abahutu kinini cyakandamijwe noneho baravuga bati twakibije kwiga ko ababirigi baje bashyize amashuri baravuga bati abami baravuga ati oya abahutu ntabwo bagomba kwiga ni twebwe tugomba kwigamo abana bacu nibo baziga ubutegetsi nibo baziga bene biziga bigeze muri za 20 ngo haje za seminaire mu Rwanda nibwo abahutu batangiye gusunuza utuzuru ku mashuri ariko hari amashuri y'ubutegetsi batagomba kuyasunuza mu tuzuru abo bakayibanda mujya mwumva abo bambonye umutwa bo bize ubwarimu biga muri seminaire bigira ubupadiri bon abo nujya kureba bafata ubutegetsi uzasanga barakoraga bari abasekreteri mu bapadiri kandi niba ajya no kureba uburyo u Rwanda rwakoronijwe usanga abamisiyoneri b'abapadiri barabigizemo uruhare runini cyane donc ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ngo revolution abahutu bagize muri 59 sibo bayikoze mu by'ukuri baritereta bakavuga ko ari bayikoze ariko ntabwo bayikorewe n'ababirigi niyo mpamvu doko bari abanyarwanda banabapfobya bakabona ko nta bwenge bafite nuko nta gihe bigeze bahaguruka ngo wowe birwanirire hamwe nuko ari 85% ariko ubwishi bwabo Kagame yaravuze ngo nimbwa doko ntabwo yigeze abona ubushyo bw'imbwa kuko izo mbwa imbwa ni 85% noneho ngo yabonye ubushyo bw'inka inka ni 14%. Ariko se Kagame abisimbwa yarabatutse yaratutse dufatiye ku bigaragara na fact yatumye bitimbwa nuko we abona ko ibyo abakorera atarafite imbaraga zo kubakorera exactement ahubwo nyine bakora kubera ko ari imbwa nyine kuko kugira ngo abashe kubakorera nuko ari imbwa nyine so reka tugarukire mu kiganiro cyacu sibyo twavuze yuko abadukurikirana bambabarire ntabwo tugo twigisha amoko mugabo tuganira amateka tuganira amateka ku biriko bivugwa ntituko twigisha amoko tuko tuvuga cyane ariko ku bwoko bw'abahutu b'abanyarwanda hari n'ikintu uvuze buriya abantu benshi twari tuzi yuko muri 59 ari abahutu bigaranzuye ariko uje kugaragaza yuko ari ababirigi bagaranzuye abahutu rwose donc nibo nguko bavuga nyine donc tuje ndayishimiye amaze kuvuga ko azatera Rwanda nta mu Rwanda gotera nawe yacara tujari na Kisekedi yo kugira ngo biyorogane ubundi iyi yero opportunité abatora bafite yo kugira ngo basubire wabo urumva ariko kubera ubwabwabo urumva ntabwo bigeze biyorganiza kugira ngo koko ba profit yo kugira ngo ndayishimiye cyangwa se Kisekedi abe ari we watera ahubwo bazotume bati Rwanda abakwiye ahubwo profit bavuga iti tugize amahirwe umwanzi wacu asembuye atumye hari abaturanyi be bamugira abanza iyo urebye neza usanga donc muri Kagame nta mbaraga gifite nge navuga ko Kagame ubutegetsi bwamusenye kuva muri 2010 ubwo yatangiraga kwica no gufunga kuko ubutegetsi bwa Kagame bwatangiye kugaragara ibi byabo donc yafungurwa donc nafunzwe imyaka 10 yenze y'akarengane ariko nasanze abaturage bafite ubugoryi bwinshi bw'ubutegetsi bwa Kagame bibwira ko ari umuntu mwiza ariko muri 2010 bantu batangiye guhumuka donc usanga noneho n'abantu bo hasi batangiye kumenya ko ubutegetsi Kagame ari mubi urumva donc nibwo bari batangiye kubona ibyo ari ko bakora n'ibiki rero buriya mu by'ukuri iyo umutegetsi ari gukora abaturage be ibibi abayikuraho amaboko donc iyo Kagame afata abantu bo muri Kangondo bo muri Kibiraro n'ahandi akabasenyera amazu ku mpamvu donc nta mpamvu ngo nibagende gusa ntacyo bahaye donc biriya donc zari imbaraga za opposition ariko ntabwo opposition ibasha kuzibyaza umusaruro kubera nyine bwabo urumva njye sinzabitiye kuvuga kora bwabo kuko donc zira za imbaraga bagomba kugira gute guprofita ku baturage donc izo ni imbaraga bafite mu gihugu ngenda ngira nkubwire ngo hagiramutse hagize itsinda ry'abantu
rifata ibyemezo riti twebwe tugiye kwirwanaho njye nabyo bariya mwebwe muvuye ngiyo mu Burayi muze musabe inzira kwa Ndayishimiye mu Burundi musabe inzira kwa Tshisekedi none mwikusanye muri abanyarwanda muvuga muti twebwe turi nge nani mbona dufite urumva tuje mu gihugu cyacu kandi ntabwo tuje gucakazwa tuje kujya donc turashaka ibingi none turebe Kagame nakora sa mu mufite namwe basirikare igihumbi bafite imbunda inyuma yawe urumva noneho namwe babarwanirira icyo gihe intambara itangire ifite impamvu cyangwa kandi haramutse habonetse abantu igihumbi kandi barahari abasirikare bo barahari barwana ariko abapolitisiye ntabo abapolitisiye bacu ni ibifo nta bwenge bafite no usanga uzasanga ikimenyemenye ko nta politisi dufite uzasanga uriyo kugira ngo bakore politiki uzajya ku makanari yabo uzasanga bari mu matuka bari mu matiku ahubwo twuririre ngaho nyine mbabarire twarabonye opoza ba Kagame barakoze umugwi witwa FRN abandi bakora na FDL isanzwe izwi cyane nk'imihari igwanya leta y'u Rwanda ariko twarabuse amakuru avuga yuko muri FDL mu bafata ingingo Kagame yashizemwo abantu biwe urakoze no muri FRN bigenda uko urakoze bo abahutu n'abanyenda agenda numva ibintu mvuga ibintu donc hari ibicucu badafite ubwenge buzima donc ibaze umuntu reka mbabwire donc hari umuntu ndabona kubiraga gasana kubijyanye na politiki ukuntu donc we ubwe donc niwe natanze urugero ariko si wenyine hari abamukurikiye barwige maserite donc babaye abaminisitiri b'intebe byavuga ibigambo byinshi cyane nyuma donc nta na kimwe gihari ubu byose byaricajwe ni ibicucu rero bo hari umuvandimwe donc witwa Kambanda afungiye muri Mali Kambanda yabaye minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi bon hashize iminsi 9 ubwicanyi barimo dukabutotse barimo kucwa mu Rwanda uyu muntu ageze muri Mali ngo umushinjacyaha aragendera mu iskoroka amumvisha ko agiye kumuha amadolari ibihumbi bitanu by'amadolari hanyuma bamufunge utwaka dutatu ariko yemere ko guverinoma ye yateguye jenoside igicucu kirabyemera kandi Kamba donc tuzumvikane donc nongere mvuga ibintu donc abantu biteranya kwiga n'ubwenge Kambanda n'umuhanga mu byo yize mu bijyanye na ekonomi donc bamugize muri minisitiri w'intebe bamukuye muri banki yakoraga neza cyane banki yakoraga yarungukaga cyane kwiga rero donc tuzumvikane nkuko Kagame abitimbwa no imbwa barayigisha pe igafata ukabwira tushaka ibisasu hariya ikagira ikabikora urumva imbwa uyitoza ibingibi ikabikora donc ibyo rero ibi n'ubumenyi bitandukanye n'iki n'ubwenge donc nibaza ukuntu uyu Kamba yari afite opportunité yo kugaragaza twebwe twaje mu butegetsi ubwicanyi bwatangiye kandi impamvu ubwicanyi bwatangiye bwatewe n'ibyo FPR yakoze ihanura indege mukuru w'igihugu kandi iyo FPR yinjira muri 19 yahica abaturage yashobora kubisobanura gutyo kuko icyo abaturage rero babonye ko umukuru w'igihugu wabo apfuye yishwe ahanwe kandi batekereza n'ibyo impunzi zarabwiye ziturutse ibyumba ziturutse zahunze donc gukubita abana ku bikuta zaje zibivuga byarakozwe na FPR donc ibi byose y'abafite kubera ibyo ngibyo twebwe tugeze ku butegetsi byatunaniye guhagarika abaturage ikindi cyatumaga ubutegetsi donc ibibazo mu gihugu nuko nyuma y'uko Habyarimana apfuye nk'umukuru w'igihugu na chef d'état-major Sabimana nawe agapfa na chef d'état-major w'igihugu n'abamwungirije mu gisirikare bagomba gufata ibyemezo bapfanye ndetse n'abandi bari baragiye muri za mission nyuma y'uko igihugu kifushije abategetsi abasigaye nk'ihene zitagira umwungeri noneho bituma hataboneka umuntu wo kubakaruma kugira ngo be gukora ibyo bakoze rero umuntu wahanuye Habyarimana mu ndege
irimo no mu na kasitari cy'amajoro uyu muntu ntashakwe niwe watumye ibyabaye biba twebwe twaje turi nuko mbona agomba gusobanura twebwe twaje turi guverinoma y'abatabaje tuze gutabara me ntabwo byadukundiye kubera kuko twaje tudafite imbaraga zaturenze bituma ibyo twakoze hari abo twatabaye hari n'abyatunaniye niba hari ibimama mu bimanire ariko nta guverinoma ntago twigize dutegura jenoside cyane cyane ko nkawe yaje yibereye muri banki atayigeze ajya mu butegetsi ikigaragaza rero nongere nibutse abantu bakurikira iyi kanali iyo iriya jenoside iba yarateguwe niyo guverinoma kuko yahabyaye Imana hari akana nongeye mbabwira nkunda ubwenge ngewe Kabarebe ni general bari abantu bafite uburyo bahamagara urubyiruko bakarubeshya bahamagaye abana batoya akana kafite nk'imyaka 9 cyangwa 10 kataragije imyaka 10 karagutse ko mutubwira ko indege ya Habyarimana yahanutse jenoside igatangira kandi mukatubwira ko Habyarimana ari we wateguye jenoside none ni gute yateguye jenoside kamuhera umwana w'imyaka 10 yabashije icyo kibazo urabyumva neza abantu bakuru ntabwo bigeze bakibaza umwana w'imyaka 10 arakibaza kwa kubera ni logique ni gute umuntu yategura jenoside agategeza ko izakorwa uko yamuhereyeho ibisi ni logique Kambanda aragenda ayiyemeje ibyo bamwemereye barabimwiba bamaze kwimwemera ati barambeshye ibyo navuze naribeshyeye nta jenoside yateguwe gusa bari banyijije ibingibi sinabibona ariko barambeshye kuko nyuma ya myaka 3 bamufunze burundu igihano cya nyuma n'ubundi yatahabwaga bene abantu y'amafaranga ntibayamuha donc ibyo bituma avuga ati barambeshye kuki atibaje ko bamubeshya atarabyemera ubwo ni umucucu byonyine reka mubwire donc babwire ntazagire umuntu wimbuka donc uwo muntu araje gushukisha ibintu ngo wice bene wayo ibi ni ubucucu n'ububwa donc ntabwo utategera utazuti ingene bamara kwica bari abantu hasigara ngiye nyine bazahora iki kuki ushaka kwimara imbaraga nyuma ngo kugira ngo ukire ugire byinshi njyewe ndarya bicaga bwana ndarya sibyo ndanaryama sibyo ni hehe niki umuntu ufite miliyari aryama ngira njyama kuri batera kuko yaryama ngifiriti nkuko nginyama nkuko zirya iki no niki kituma nifuza ama miliyari mu gihe nifitiye akamiliyoni kamwe gashobora kumfasha kugura ikiro cy'inyama gafasha kugura ikiro cy'ikibira gashobora kumfasha kugabura umuryango wanjye ugahaga iyo wagabura umuryango ugahaga ukabona aho uryama ukabona amatara nkaya yaka mu cyumba cyawe uri umukire nta mpamvu yo kugira byinshi kugira ngo uce abantu ibyo ni ububuga nongere ndivuge bo musaza ndabona umenga twoganira byinshi ariko gashapu kaduze mu mbabarire reka ndabashimire turangirize ngaho reka turangiriza hanga yego tuzakomeza gutaha kadushimire abari abanynatwe muri kino kiganiro kumbure tubafitiye ideni tuzoganira ku kintu cyitwa Grex nimba ntihenze cyatangujwe n'abahutu b'abanyarwanda bari mu buhungiro aho rero n'umutama yitwa Mako tuzomuganira kuko turumva yuko hariho bimwe n'ibindi bikora muvuga ko ubwo twifashishije mutama bicahaga nijyana dukundira azo ari kiganiro tuzokora ikibiriraho kugira ngo ibyumviro byanyu ibibazo byanyu bitangwe dushobore kuzuzanya ubwo reka ndabashimire mugire aho mubahwe ciao ciao